Imyaka 20 irashize u Rwanda rwibohoye. Ku rwego rw'Akarere ka Nyanza, ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 u Rwanda rwibohoye byabereye mu murenge wa Busasamana, ahagarutswe ku mateka yaranze ubuyobozi bubi butitaga ku iterambere ry'Abanyarwanda. Ubu leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ikabikora uko ishoboye ngo imibereho y'Abanyarwanda ikomeze kugenda irushaho kuba myiza. Umuhoza Egidia ni umudamu ufite imyaka isaga 40 y'amavuko. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye afite imyaka 24 y'amavuko. Avuga ko muri iyi myaka 20 u Rwanda rumaze rwibohoye yabashije kwiga minuza, yiyubakira inzu yo kubamo n'ikodeshwa. By'umwihariko yangejeje ku bintu byinshi cyane. Muri iyo myaka 20 nabashije kubaka icumbi ryo kubamo, mbasha kubaka andi mazu arikikije yo gukodesha, mbasha kubaka icyumba cy'imiryango y'amaduka y'inzu z'ubucuruzi. Ibyo byose nibikesha imiyoborere myiza ndetse n'ubuyobozi bwa RPF Inkotanyi budahwema kudushishikariza kwigira. Ni muri urwo rwego rero muri iyo soko yo kwigira nabashije kwiga n'amashuri ya kaminuza. Ubu ngubu mfite impamyabushobozi ya A0 ndikorera. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyanza buvuga ko kuba u Rwanda rwararanzwe n'ubuyobozi bubi butahaga Abanyarwanda amahirwe angana mu iterambere. Ubu leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ikaba ntawe isubiza inyuma mu iterambere. Abanyarwanda basabwa gutoza abana babo ibikorwa by'iterambere kuko ari ukubaha icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza, gusangira ibyo benshi bitaga ko ari bike, gukomeza kuba urumuri ku isi hose by'umwihariko muri Afurika, no gukomeza gushyira hamwe mu rugamba rwo kwiteza imbere bamurikiwe na gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ibikorwa bitandukanye biteza imbere imibereho myiza, ibikorwa bitandukanye biteza ireme ry'uburezi ndetse n'uburezi, ibikorwa bitandukanye biteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa bitandukanye biteza imbere imiyoborere myiza. Ubwo ni bwo Rwanda twari dukeneye, ubwo ni bwo Rwanda twifuza kuraga uru rubyiruko ruri hano, ni ukuruha icyizere cy'ubuzima, ni ukuruha ineza dukwiye gusangira nk'Abanyarwanda. Ni umurage tubahaye w'urukundo wo gusangira ibyo benshi mbere ya 1994 bavugaga yuko ari bike u Rwanda rwuzuye tutabisangira. Muri uyu muhango urubyiruko rwujuje imyaka 20 y'amavuko rwifatanyije n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'Akarere kumanyura umutsima nk'ikimenyetso cy'icyizere cy'ubuzima n'ineza ikwiye kuranga Abanyarwanda. Muri uyu muhango kandi Akarere ka Nyanza kifatanyije n'abarundi baturutse mu ntara ya Kirundo mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 u Rwanda rumaze rwibohoye. Alphonse Bizimana, Televiziyo y'u Rwanda mu Karere ka Nyanza.